byose ni SABIN byose ni YouTube aho niho harimo ibisubizo iyo YouTube itabaho iyo SABIN atabaho bibabaza kurusha kuvuga ngo iyo nguma gutya wigeze urushako ubana n'umuntu mwashakanye muri abasore n'inkumi murabanye ntibikunze wenda umwe arapfuye cyangwa muratandukanye usubiye muri mood yo kuvuga ngo nta mugore ngira nta mugabo ngira nyuma yaho urongeye ujya muri mood y'urukundo none urwo nturushyikije iyo shock izari double kubera ko buriya mu marira ya Mutesi ya Pastor Mutesi ntiharaburamo kuvuga dore imyaka nari maze nibana nimenya n'abana banjye nigira gusenga bikantunga ibi byaje biti kubera ko bitageze kwiherezo mu gikomere hazamo na regret voilà mu gikomere hazamo regret no kuba rega umuntu amatseri y'urukundo cyangwa mu n'ubuzima bwo mu mutwe aha ubwo none umugore wa mbere wa Rusagara uzubwo tu message araha Mutesi waramushatse none tumuvuze twembi urabona ibyo ukoze buriya none reka birangirize rimwe buriya Mutesi akomeretse kurusha. Alright, JALAS Official TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye, turabasuje kandi tubahaye ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho buri munsi. Twongeye kubana n'umusesenguzi akaba umunyamakuru ku nkuru zitandukanye, Bwana KAREGEYA Jean Baptiste. Umeze neza uraho, weekend iri kurangira ite? Yacyafite gahunda ndende weekend uko haracyariho gahunda umwana ngomba kujya gushyingura ibyumba urumva ko byanze bikunze ndavayo nyikonoje ari n'umuntu twagomba kubona na wundi ndavayo nyikonoje ntago mpamya ko ndi buruhuke buranzaruhuka ejo yego ndaruhuka ejo ariko nta handi saba so ni weekend n'ubundi bifite icyumweru gifite byinshi byakiranze ngira ngo haraciyemo iminsi tutaganira ariko hari byinshi ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twabonye inkuru ya kababaro ubwo Pastor Mutesi yapfushaga wendaga kumubera umugabo mu buryo bwemewe vuba Bwana Rusagara wanahoze muri korali Hoziyana ariko kandi muri iki cyumweru nabonye ku mbuga nkoranyambaga NDIMBATI na Firidausi babyaranye umuriro warongeye kwaka umuriro wongeye raka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ibyo mbyibanzeho kuko ari byo nifuza ko waza kutugira icyo tubwiraho cyangwa se ugatera imetero ho gato ukaduha comment ariko ni byinshi cyumweru kiba gifite byinshi byakiranze uretse n'ibyo hari n'ibindi biba bihari ariko ibya Firidausi na NDIMBATI byo nabonye byageze ku rundi rwego kuko nabonaga harimo amaterema akomeye ntabwo byari ibitutsi imvugo zikakaye zidasanzwe Firidausi akavuga ati ndakwita imbwa ati ntabwo mbona uri imbwa ati nibe n'imbwa urumva umuntu ushobora guhata wabyaranye akamugereranya inyuma y'itungo ry'imbwa ariko kandi Firidausi akavuga ati wowe NDIMBATI wiyise igikeri honest ati bibirwa wandika ndabibona NDIMBATI ati nawe gikeri honest ndagusuhuje aho uri hose ndagusuhuza ati uri umuntu mvugira koko ariko wenda nkuko nari ntangiye mbivuga twatangiye tubona inkuru ya kababaro Pastor Mutesi ababuze uwo yihebeye urumvise rwose byari bigeze kure nkurikije amazina yagiye akoresha mu kiganiro yagiranye na SABIN avuga ati kuba bahamagaranaga bebe sheri buryo bavuganaga umunsi ku munsi ariko numva mu buryo yatangaje bisa nkaho niba ari ubuhanuzi niba ari kwa kuntu abarokore berekwa berekwa numvise uburyo yaganiraga na Rusagara hari harimo nk'amayerekwa
Okay. Uriya mu pastor Mutesi yihangane ntabwo nari nsanzwe muzi, ntabwo ndabonana nawe, icyo mvuze kumumenya pastor ndamuzagira amagambo meza afasha abantu. Hari ayo mbona ku giti cyanjye, hari ayo bamwe banyoherereza, hari abo mba nabashyize kuri status, agira amagambo y'inkomezi niko babyita mu kirokore, afasha abantu, agarura abantu mu imbaraga, ataraye uburyarya, niko nagiye nkunda kumwumva. Ariko iby'ubukwe bwe, niba yari afite umugabo, niba ataramufite, ntacyo nari mbiziho. N'uriya mugabo ngo muri Hoziyana nabonye ntabwo usanzwe muzi, ashobora kuba wenda ari ingenzi. Hoziyana ya kera kuba mwarimu mwarimu w'igifaransa witwaga Bernadette Batakariza, n'undi musaza wa Kimisagara, ariko hari n'uwitwa Nitanga Venuse nyuma naje kubona nyuma. Donc ntabwo mbazi cyane, ariko hari amasura benshi nzi yo muri Hoziyana ya kera, sinzi niba ya kera ariyo y'ubu. Ndayizi sibo ba Gitare. Gitare. So rero kuba ubwo ni nk'ubukwe bwapfuye butaraba, apfaka yataraba umugore. Ko sinzi niba yarasanzwe ari umukobwa, uri muri ziriya ni umumama, ni umubyeyi. Yigeze undi mugabo. Uriya yari uwo wagiye kwishumbusha. Iyo ni shoke ngo bijya kumera nk'ibya Pravuda, mwarimu wacu Pravuda, we yarishumbishije amutunga ibyumweru 3. Bibabaza kurusha kuvuga ngo iyo nguma gutya. Wigeze urushako, ubana n'umuntu, mwashakanye muri abasore n'inkumi, murabanye ntibikunze, wenda umwe arapfuye cyangwa muratandukanye, usubiye muri mood yo kuvuga ngo nta mugore ngira, nta mugabo ngira. Nyuma yaho urongeye ujya muri mood y'urukundo, none urwo nturushyikije. Iyo shock izari double, kubera ko wari wagarutse mu buzima bw'abashakanye, niko navuga. Ntukiri wenyine, wongeye kubona undi mubana. Nibyo byari bisiga no kurumva kubana na mbere yuko mugera mu gitanda, uko kubana kuri telefone, ufite ububwira aho ugiye. Buriya niko abantu bakundana bamera. Umuntu ashobora kuba ari mu Bubiligi, undi ari mu Rwanda, ariko ku munsi, ariko yajya muri dushe akamubwira, yajya muri dushe akamubwira, yajya gufata metro akamubwira, yajya kurira indege akamubwira, akantu kose akamubwira n'ibyo agiye kurya batari gusangira. So gusubira muri iyo mood rero, wari umenyereye kuba uri wibana, uri kazitunga, ntawe ubwira, ntawe usaba uruhushya, ntawe informa aho ugiye, ukagaruka muri iyo mood, noneho ntibikunde. Ni nko ubwo nabyita ngo iki, iyo shock uko nayita. Hari umungu nshuti yanjye waguye muri toilette intuza ikayonza, bambwiye urupfu rwe. Ikintu cyambabaje cya mbere nuko yayiguyemo muri toilette icukuye, agwamo, arasufura agwamo, hanyuma bazana umugozi wo kumukuramo, baramuzamura, souffrance iragabanuka, avuga ngo ngiye gukira. Noneho wa mugozi ugeze hejuru uracika, agwamo bwa kabiri. Uranyumva? Donc ubwo muri psychologie n'ukuntu nabyita, donc umuntu abayeho ibihe byiza, agize ibibi, arabyakiriye, atangiye kongera gutekereza ibyiza, bya byiza ntibibaye. Ni double. Ngo mu magambo make ni ugukomereka kabiri. Kuko n'uwo mutipe umugozi udacika, umugozi wacitse, niyo uwo mugozi utaboneka. Ntajye muri ya mudo kubanza kuvuga ngo mbonye abandokora, yagera hejuru bikongera. Ni nko kuvuga ngo nanone uzi neza nuko Imana ibiduhisha amabanga menshi. Ngira ngo abanyamadini bo bavuga ko nyine ariho ubwino bwayo abo kugira ngo ubone sanse y'ubuzima. Ubundi kuri abo bantu babiri n'abandi baba byarabayeho. Iyo fashe case ya Pravuda wamaranye umugore ibyumweru 3 agapfa,
na Mutesi nawe wari umaze donc ubwo ni fiancé tumwite fiancé none apfuye batabanye yari yakoze n'ikiganiro mbere yaho avuga ko ubukwe bwegereje Oho. ko basabye urumva iyo mude yari yagiye nibyo nkubwira ngo ari ibintu wamenya uko bizarangira byaruta ukabagumye muri ya mudu ukaguma muri bwa buzima bubi wari wamaze kumenyera aho kugira ngo haze ibihindura ntuza bazita sinzi ukuntu nabyita ariko ni nko guturuba uvuye muri ntuzimwe ugiye mu yindi iyo ntuyishyikije rogiri ugira zikururana bya bindi byose hejuru ya 80% uvuga ngo ubundi iyo ntabijyamo ntabwo umukunda n'imi buriya mu marira ya Mutesi ya Pastor Mutesi ntiharaburamo kuvuga dore imyaka nari maze nibana nimenya n'abana banjye nigira gusenga bikantunga ibi byaje biti kubera ko bitageze kwiherezo mu gikomere hazamo na regret voilà mu gikomere hazamo regret no kuba erega umuntu amatseri y'urukundo cyangwa mu n'ubuzima bwo mu mutwe hari ikintu kibi ugeraho ukamenyera ukagera ukakimenyera noneho imyaka 5 6 10 ukakivamo ugasa n'uhinduye isi niba umugabo udafite umugore kuba yatinda mu kabari niba usibye impuhwe z'abana kuba yatinda mu kabari kuba yagenda urugendo akarari yagiye tusa wamenyera ibyo ngibyo hakaza igihe ubivamo kuko urugo rurategurwa nta muntu urongora umuntu bamaranye munsi y'umwaka cyangwa amezi 6 cyane uko guhamagarana ayo matelefone utwo tumessage uko gusurana uko gusangira wangiye wagarutse wavuye ibuzimu urimo uraza ibuntu none ugiye kugera ibuntu ngo nka wa mugozi wa muhungu ni igikomere kidasanzwe ari ibishoboka kumenya ikizaba ukabihagarikira hagati ukamenyera ibyawe buriya reka nkubwire ni inkuru ibabaje ariko nakagombye niyo nigisha nta umuntu agomba gutanga ingero zifatika iyo uterese umupfakazi hari n'uteta bati ngiye nakugora utareka kujujuje iyo uterese umupfakazi umaze nk'imyaka 10 adahura n'umugabo kugira ngo umuvane muri iyo mudu nawe arakubwira ati bizakuvuna bizakuvuna ati keretse nunkwa icyana cy'intare arakuvuna kubera ko ahantu ugiye kumukura yari amaze igihe ati numva ngo ngiye gusubira amaze imyaka 15 yarabyikuyemo ibyo gukundana ibyitwa urukundo urwo afite n'urw'abana be n'Imana ubwo ashaka kubimuzanamo arakubwira ati bizakugora birasaba ngo nongere mbijyemo navuze umupfakazi umudivorce umusepare abantu nk'abo babanza bakagenda bakiyakira kumugarura muri ibyo bintu aravuga ati savato kutereziye dora tera akagira ibyo akubwira nkuba kwitegura akaba n'ukubwira ati se koko imyaka maze nari maze kumenyera none uraje nzagusangira n'usanganwe n'urugero uje usanganwe undi mugara ati waya ngiye nkurikije crise nabayemo chakuwo niharira akabikubwiza ukora cyane kandi wowe wenda wateretaga bisanzwe undi akakubwira ati uko urumva abashaka kujya musubire muri ya mood niba muri mu rukundo muhorane mugire mute iyo afite undi rero barusangiye avuga ati waya nzaguhamagare nkubure se ubwo nabanagaruwe niki ati afazari ngo umukorane nimereye ni nko kuvuga rero nanone mugiye mu rukundo uzi neza hari amakuru ufite ko rutazashyika mutazagenda ngo mubane yaprefera kwigumira uko yarari buriya none reka birangirize rimwe buriya Mutesi akomeretse kurusha abandi bagore babanye n'abagabo bakaguma uko bari ntibagira abandi bagabo bakundana kuko kumukunda agapfa mutabanye bitwe no kuba yaragumye kwakunda icyo nshaka kuvuga nakumvise kugira esheke ya mariage ya kabiri yabaye konsome cyangwa itaraba konsome ariko wabanje kujya muri ya mudu abantu bamaze kumenyera ko usigaye ufite umuntu mugendana compagnon ubonye akabaro yamwandikiye kuri Severance voilà yamujyanye muri mudu yavuye aho yarari yageze ahandi noneho bikarangira gutya bitwa no kuba wakaguma hahandi ni double en fait ni double choc
so ni ibintu rero ntapfa kuvuga ngo umuntu yagira uko abyakira, biragoye. Kindi gupfusha umuntu utarwaje bitunguranye utari na hafi, ahubwo se umurambo wazawugeraho bigenze bite buri azamushyingura se, ashobora kumushyingura ariko nabwo bigoranye. Niba se yaguye muri Amerika, Canada, muri Amerika ngira ngo ntabwo oya, icyo cyo ni ikindi. Icyo cyo ni ikindi, urupfu rutunguranye, umuntu muri kumwe cyangwa mutari kumwe, byose biragira. Ariko ikidasanzwe ni ukuvuga ngo ibyo bateganyaga. Buriya rero yatangiye gupanga, nongeye kubona umugabo ororo, abagabo ndabizi bakunda udusarade, nzajya ngategura gutya, abagabo ndabizi bakunda amashuka y'iroza, nzajya nsasa gutya, nshyiremo umusaraba cyangwa nshyiremo umutima, byose birapfuye. So rero ibyo bintu ntabwo so umuntu namufata gute, nta nubwo ninjiye mu mutima wese, ntabwo mpfa kubyumva, ntabwo mpfa kubyumvisha, bitandukanye no kubura umuntu mwari mubanye mu bundi buzima busanzwe, mwamaranye igihe, mwashiranye urukumbuzi, mukabyarana, mukita abana, wenda ugasigara uvuta aba bana usigiye, biragenda, ariko nibura mwarafatanyije kubarera cyane. Wasanga bari batangiye no gupanga, tuzabanza umuhungu, tuzabanza umukobwa, harya bya bindi babyita ngo iki, bimwe Karara yavuze, sex gender review, niba ari oya ntago ari review, ni ibintu nk'ibyo nyine byo. Urumva iyo abantu bari muri iyo mundu, kumenya tuzatura hehe, mu nzu y'ibyumba bingahe, karitsiye imeze ite, abana adoptifu, abisengereza se nzabazana, abishwa bawe se nabo bazahaba, ibintu nk'ibyo donc watangiye kujya kureva rero bigapfa. Niba bari batangiye no gufigisa itariki y'ubukwe, byanze bikunze erezumake na Sabe yakoze gushyiraho na nimero za Mutesi ngo abashobora bamufata mu mugongo, ari ako ga peteroli, ari yo tike y'indege yo kujya gushyingura umugabo. Ariko nanone niba yabategura ubukwe busigaje amezi, byanze bikunze bari batangiye no kujyamo amadeni yo gutegura ubukwe cyane. Ushobora gusanga hari na sale bari barasubiza se, donc uruvuga ngo mudu y'ubukwe yari yaho, oderi y'ubukwe yari yahumuye hejuru ya 60%. Ushobora gusanga bari bamaze kwiyangaje, ivarisi yaramaze gupanga mare, amawagisi aho, amashuka mashya, surumva marido ibiki, donc harimo choc émotionnel, psycho émotionnel, harimo choc financier, harimo choc social. Yari yamaze kubwira abantu mfite umugabo noneho, dore imyaka maze, yatangiye kwigarura muri ya mudi y'umugabo ufite umugore ufite umugabo cyane. No niba yinegirijaga mu kwipodora, yatangiye urabyumva. Hari nabo nuko ari umurokore, utari umurokore, umugore uvugira aho ahita avuga ati asha cyo mwandushije, icyo nari maze imyaka, icyo mwari mumaze imyaka 10 mundusha shaho, nanjye ngiye kukibona, nanjye ngiye kujya ndyama mu gituza cy'umugabo. Ibyo byose ngaho ibyo rero ibipange mu mutwe ubiburi, ibintu bigoye cyane. Bwa mubyeyi nubwo ntamuzi rwose yihangane, ibintu bibabaje cyane. Naho ibyo kuvuga ngo ntabwo yamurwaje, numvise bamwe hari naho nagiye mbona ngo barakeka ngo ko umugabo yaba yahumanyijwe. Ibyo ni ibisanzwe, impfu zitunguranye zose bazitekereza ukundi, ariko zose nanone ntabwo ziba ziturutse ku marozi. Hari n'indwara zitungurana, umutima uratungurana. Wabonye ko na Pravuda bavuze ko umudamu hari indwara bavuze ijyanye n'ibihaha. Impfu zitunguranye zibaho, zishobora kuba provoke, cyangwa se zikaba n'ubundi igihe cyazo cyari kigeze. Ibyo rero ngira ngo bari baranasenga ntibajye muri ibyo ngibyo, ntibajye muri ibyo by'amarozi, ubwo baba biyongereye indi shock kujya guhiga uwaroze. Nabonye hari aho byavuzwe, ariko wamugani kuvuga inkuru nk'izo ni ukuvunikira ubusa kujya guhiga uwaroze umuntu yarapfuye. Ni ukugarura amazimwe, ni ukuzana inzangano mu bantu, n'inzigo, ni inzika. Uribuka barabivuze ku rupfu rwa wa mwana wirashe ikabuga, ababyeyi baravuze ati tugize amahirwe ko nta kintu yanditse, ahubwo dusigare tuvuga ngo kanaka. So rero icyo najya inama n'abandi, ibyo abari gukeka ngo hari uwaba yabigizemo uruhare, nibabyihorere, ubuzima bukomeze. Nuko nababwira ko byabafata umwanya w'ubusa, inzangano, yaba ari umunyarwanda, ubwo numva n'umuryango we bikaba nabonye abantu bashima uyu mubyeyi Pastor Mutesi, bavuga bati
ni ubutwari no kuba washoboye kutubwira inkuru yawe, kudusangiza ku nkuru y'akababaro, nabyo ubwabyo ni ubutwari. No, burya hari abantu, hari imyuga, umwarimu n'umunyamadini, umurimo wabo ni ukuvuga mu byiza no mu bibi. Sibo bavuga kuntu uzase kwirimbi. Yego. Nuwumva umwarimu yabuze amagambo, oya n'umunyamakuru byenshi. Nuwumva umunyamakuru yabuze amagambo, ukumva umwarimu yabuze amagambo, ukumva umunyamadini yabuze amagambo, uzamenye ko ari ibintu bikomeye, kuko umurimo we ni ukuvuga mu byiza no mu bibi. Nibo bigise bibaye se ubwo byabivuga ngo abasengera abapadiri basoma misa z'abapfuye. Ariko se bavuga ni kwari n'abasubiza abavandimwe babo, reka none uvuga ngo ni ugutwaza, kuko igihe cyose agomba kuvuga ryava, imvura yagwa, izuba ryava, korona yaza, inzara yatera, abo bantu ntibemere guceceka, bagomba guhora bavuga rwose. Nta nibaza bibaho ashobora kuvuga, yagira hagati akagira ikiniga, birashoboka, ariko byanze bikunze agomba gutwaza kugeza ubutumwa butambutse. Yabutangirwa nande se? Nese iyo mudu ninde wayijyamo? Nanjye nuko ndi kubivuga mbabaye, ariko ntabwo ndi kujya muri mudu ye, kuko hari byinshi nazi. Ubwo zabaye no simbizi, bari barasabye, barakoye, baragize gute, nese abaye yaratanze nka kavance. Ibyo si yo mudu, icyo kiniga wowe atari wowe wayitanze cyangwa wayiriye, wabikurura. Ni ukuvuga ngo ninde wundi se watanga ubwo butumwa? Nk'urugero, nubwo ari abarokore bo nanjye ni ugukekeranya ni imetero ndi gutera kugira ngo numve ngo yaratanze avase, mu nda hakaba harimo akaremera, harimo urubuto rw'uriya ngo ninde Rusagara. Ubwo urumva wowe iyo mudu wayikurura mu wundi, ari uzi urubuto, ari uzi niba umukuru rukina mu nda, niba umukondo watebeye, izo ni mudu nyir'ubwite agomba kwivugira. So ntabwo rero nta gitangaza kuba umuntu usanzwe muri kara kazi uhora wigisha, guhora uvuga. Ntabwo waderega undi ngo mbimvugire, hari ibyo utakwivugira. Niyo mpamvu wabonaga byanze bikunze agomba kugera ahantu bikagira, kandi ari amarangamutima ni nayo atanga ubutumwa nyabwo kurusha uko byavugwa n'undi. Hari ingingo ashobora kugeraho ikiniga kikaza, hakaba hari yindi ageraho ugasanga biroroshye, hakaba yindi ageraho ukumva bijemo akanyamuneza, ariko ni ubwe ugomba kubyivugira, ntawe watuma muri iriya gahunda. Igikomere nka kiriya ni umuntu ushobora kugikira byoroshye ku buryo yakongera kwiyangaza mu rukundo vuba? Ahubwo ntiyakongera. Nk'umuntu usenga aragerageza abyakire, ubundi akomeze yigishe nk'uko yigishaga, n'ubundi ngira ngo erega nubwo we nta rugo afite yubakaga izindi, nagende atungwe n'izo yubaka mu nyigisho ze. Ko nzi abagore benshi baryama ari uko bamaze kumva amagambo ya Mutesi, kandi n'abagabo barahari. Naho bwa gatatu yongere, iyo nama ntayo najya nonsoruma igikomere, arasenga ibikomere bikire, ariko ahita afata ngo ibyo gushaka ntibikiri ibyanjye. Niba wenda umugabo wa mbere hari abana yamusigiye, uko biri kose, uko yitwaye, ndumva uriya ntabwo ari umuntu nagira inama yo gushaka. Nanone bishobora kubaho, ariko umuntu buriya, reka nkubwire, urushako rwa kabiri ntabwo aba ari urushako, ni amaburakindi, kuko iyo ugize sheke mu rushako rwa kabiri, urushako rwa kabiri ni nk'urukiramende bazamuye, kuko kugira ngo urutunganye ubanza gukompara n'urwa mbere. Ni nkaho mu mutima harimo abagore babiri, mu rugo harimo umwe. Uranyumva? None wa wundi umwe ukamwevariwa kuri babiri, kuri wa wundi utanahari. Ngaho rero ibaze rero ushyizemo uwa gatatu, pratikoma ubundi wagize amahirwe. Urushako rwa mbere rwakabaye ruguhira mukabana, mukarera, mugashyingira, mukakira abuzukuru hamwe. Ariko iyo bibaye ugashaka urwa kabiri, ni amaburakindi. Urwa gatatu rero rwo sinakubeshya, urwa gatatu ushatse urwa gatatu ni ruguhire, wanakwiyahura.
so byiza ni ukuvuga umuntu yakarekeye hariya we kandi wenda we waranasenga. Abadasenga bo hari n'izindi nzira ushobora kugira ukikiranura n'umubiri. Ibyo ntabwo nabijyamo inama ku muntu w'umurokore nk'uriya. Yes, uraseka zese. Umubiri ni uwundi, sinavuga ko umubiri ntabwo urokorwa, ariko we ashobora kurwana nabyo akabisengera, akishyiramo ko iby'urugo byanze, akavuga ko ingo zose izasengera zikaba nzima akazitize, ahubwo bamukurikira bakajya mu bwo butumwa ati waradufashije ko namaze kubona utuntu nkatungahera. Hari umuntu w'ishuti uhorana umwemera cyane, ni nawe na sharinze ziriya video, ahorana ama status arimo amagambo ya Mutesi. Niba ari umwe nzi ushobora gusanga hari abandi barenga 200. Abo ba 200 abazajya avuga bagafashwa bajya babimubwira turadufashije, noneho urwo rugo rubashije kubakwa neza, Mutesi arugire nk'urwe, avuga ati nubwo nge nta rugo mfite mfashije izindi. Iyo mood icyo kinya kizamubeshaho ubuziraherezo, ariko ntago namugira inama ngo yongera. Sinzi imyaka yari amaze ari wenyine, sinzi yamaze yongeye kwinjira mu rukundo n'uriya mugabo, none dore ubwo ni nko gufata ikibindi cyangwa igicuma cyari giteretse hasi ukagizamura ukagishyira ku ntebe, bukajya ukagishyira hejuru y'ameza ukayahirika kikagwa hasi ngo pu, kandi ubwo wakizamuraga wenda tuvuge bagiye nko gukubura cyangwa gukoropa, wanga ko kijya mu mazi. Hari icyo wagikizaga aho kugira urumva aho cyari mu mazi, ugikize ku ntebe kiracubangana, ukizamuye ku meza, ameza uburyo kimeneka ntabwo ari nkuko cyari kumeneka cya kindi cyicaye mu mazi. Urumva shoke yo kuva kivuye hejuru ngo mu gihe iyo kiza kumanuka kiri ku ntebe, shoke yari kuba amorti kubera ko kiturutse hafi. Uranyumva? Mu gihe kiguma hasi amazi akagitemberaho kikabora indiba buke cyari kugenda buke ariko gihanutse giturutse ku meza. Babyumvise? Ntabwo iyo nama ntabwo nayijya mu pratikoma nge no mu myemerere yanjye, Imana izabindinde. Ntabwo nemera urushako rwa kabiri. Namabura kindi rurashoboka, namabura kindi ku mpamvu zimwe na zimwe ziri disons nazita se iri impamvu ziri sociale, ziri économique, ziri iki kugufasha abana iki, ariko namabura kindi. Rero urwa gatatu rwo reka ntawe nabigiramo inama, uri kwihangana. Reka twihanganishe Pastor Mutesi wabuze fiancé we. Ntabwo ari ikintu cyoroshye, buriya njya mbona fiancé bifite ukuntu ari umwihariko, buriya umuvandimwe ari ukuntu ubyumva vuba kurusha umuhungu. Umuvandimwe se mwinjirana mu mitima, fiancé mwinjirana mu mitima ku buryo asitara ukabyumva, asitara muri Amerika ukabyumvira i Kigali. Wamaze kumenyera impumeko ye, indyo ye, ukaganira amasaha yuko yakoresha, igihe wamuhamagara n'icyo wamuhamagara, iba binjiranyemo, kandi noneho gukunda nukuze bwo urinjira kweri. Ntabwo ari bya bindi by'abakobwa nyawe, ntabwo ari bya bindi by'abakobwa n'abasore batendeka avuga ngo uyu nibidaca mudafaturiya. Ntabwo uri ari wo ku myaka yo gutendeka. Icya kabiri kugira ngo nuriya mugabo amwemerere, yabanje kumugora avuga ati ibyo ushaka kungaruramo ni biki ko nari nimereye neza. Ibyo ntabwo wapfa kubyumva mu buzima busanzwe. Wa mugani wa Rwema, by the way, ejo bundi nawe yarampamagaye icyo gihe ndi Rwamagana mu buzima busanzwe, ariko yari yangiye amamagayeho wana yari yambwiye ngo yakuntumyeho. Urumva mu buzima busanzwe, kubaho nta mugabo birihanganirwa, kubaho nta mugore birihanganirwa, kubana n'umugore ni akarusho, kubana n'umugabo neza ni akarusho, ariko kuba waramwigeze ukongera kujya muri iyo mood biravuna. Kumukonvenka akajya buriya Mutesi imyaka yari amaze kugira ngo uriya muhungu amukonvenke kugira bagere ku ngingo, byafashe igihe. Ibyo rero nibyo aragarukamo, kandi nashatse kwanga, kandi nagize gutya, kandi narakubuje,
ko nari nakubwiye ko bitakunda ukakomeza amarira y'umuntu wapfushije agenda agaruka ku mimarire ye n'wa wundi wa mbere uriya mugore yakwise ni nk'inkuba itagira amazi ntabwo ari ibintu byoroshye nta muntu ntabwo wapfa kubyumva gutya nyine uragenda ugakura bya bindi byose muri situation nk'iriya ari umukobwa mutoya agapfusha fiance umukobwa w'imyaka 30 ashobora kuvuga ati biranshoka icyumweru kimwe bibiri cyangwa wenda n'umwaka ariko azabona n'undi none undi yahoranye umugabo baratandukana cyangwa arapfa ntabwo nzi situation réelle yahoranye umugabo aramubura abaho atamufite arabimenyera yongera kwinjiza umugabo mu buzima bwe none arabibuze ni nkuko se ndabyita gute fata nk'umuntu wahoze anywa inzoga akarwara igifu bakazimukuraho none igifu kigakira igifu cyakira atangiye kuzisubiraho zikabura cyangwa zigahenda akinywaho nk'amacupa abiri zigahenda zikabura cyangwa bakazica ubwo abanza gutekereza ngo rya rindi ryo nari nkwereye iki ko nari nazivuyeho byemeye iyo nzireka burundu niyo situation mu mutima w'umuntu nkuri byo ariko ntabwo ari benshi bapfusha abageni babo habura iminsi mikeya ahandi bishobora gupfa haburaga mbese bitaragira hari aho birarenze cyangwa se nyine abandi bagapfa babanje kubanaho nk'umwaka ariko munsi y'ukwezi mukiganaho abantu bakibasura byaba bibabaje cyane nayo iby'imipfire y'umugabo uburyo inzira byaba byaciyemo perte de conjoint bajya babivuga mu bintu bitera depression perte de conjoint na perte d'emploi bitera depression ariko perte de fiance perte de deuxième fiance iyo nta nubwo ari depression ni higher than depression kuko ndimo nanjye ndabyimagine kuva muri ntuzi mukajya mu yindi naho bundi fiance w'umuseribateri mwana umusore w'imyaka 35 n'umukobwa w'imyaka 30 bari yabo rimwe na rimwe kubera no gutendeka cyangwa se ari inzira isanzwe batangiye ntacyo wabazi kirimo ashobora no kumfusha akavuga ati niko bisanzwe biba ariko uwamwigeze agashaka undi bigoranye urabizi ko bitanemeye mu kirokore harya bwo biremewe ariko mu inzira zabyo yego ariko ushobora gusanga rega kubitegura kugera abantu bafasha byemewe kwiromari jovebye ariko kubitegura kugeza mwemeranyije gushakana haba harimo imitego myinshi harimo byinshi bishobora kuba bihabanye n'imyemerere kuko urumva ese ubwo ngubwo ko nakubwiye ko umubiri w'utarokorwa wambwira ngo mwapanga ubukwe mukagura ibikoresho mukajya muri dote mukagera mute mutazira nta kantu kabaye kandi ako kantu kabaye kanyuranyije ni nanone n'amahame iyo nzira kurwana nabyo ibyabyo byamutera shock no kuba byamutsinda akabikora nabyo bikamutera indi shock cece kumwimuta utamwanze kumuha bihabanye n'ukwemera kwawe ibyo byombi byatera shock none bigatera shock kutamugumanya urabyumva aho byakuganisha hose kumwima utamwanze uzi kuzamugira umugize nta kibazo kumuha bihabanye n'imyemerere yawe ariko ukazamugira mwajyana mukabisabira imbabazi ibyo birashoboka ngaho ikimwe muri ibyo kirabaye none ntunamubonye iyo nayo ni yindi shock ni yindi shock iyo ndamuha iyo muha niyo menya nkamuha akaba nsigiye urubuto niko bari abiri iyo ndamuha nka use urubuto asize biragenda bite ibintu nk'ibyo nibyo byose imbere y'abantu
oya bira egekaho bira ntibikabe kuwuzi cyangwa kuwukunda. ayaya pasiteri yihangane cyane pe. Abantu nyine ndabizi abantu baramukunda benshi. Abantu benshi baramukunda. Nagendaga mumenya mbona utuntu bashyize kuri TikTok, abashyize kuri Instagram, abashyize kuri status zabo. Antuka ashobora kuba ari igitangaza kandi aravuga koko, aravuga kandi avuga ntabwo avuga ashize isoni, nta nubwo avuga aca intege, mbese nuko muzi kwa. So rero muri ya courage ye yo kwakunda gukomeza abantu nawe yihereho yikomeza, ariko pratikoma yakubiswe n'inkuba itagira amazi. Bira bintu nta ceceka mbese nongere guha urundi rugero se. Naguhaye urugero rwo ni nko kuvuga ngo ni nko gutereta, ni nko guteretana n'umugore. Umugabo n'umugore bagateretana isaha imwe abiri, byajya gukunda hakagira ikibakanga cyangwa umuriro ukabura cyangwa umwe bakamuhamagara. Désarmement, urumva uriya muntu aba yabaye réarmé. Mutesi yari yabaye réarmé. Elle était armée ku mugabo wa mbere, aba désarmé, ari karuma amenyera désarmement, ari réarmé ku bwa Rusagara. Ubu none agomba ku désarmement akageza hasi. Inzira itoroshye kandi ubwo ndavuga ntabwo ari désarmement y'intuza yo kuvuga ngo y'imbunda cyangwa radio bagabanyiriza volume. Ni umutima agomba kudezaruma. Natanze ingero nkubwira iby'inzoga, nkubwira narigeze kuri gahunda yo kuremerana na dezaruma y'uwo mubiri nayo ubwayo iravuna, ishobora kugutera n'uburwayi, ushobora kubyumvira mu rukiryi. Uza bavuga ko ari imfubyi kugira ngo barebe ko byaca. Ngaho utekereza iyo dezaruma. Naguhaye urugero rwa cya gicuma kiri hejuru y'ameza cyavuye ku ntebe cyarahoze kiri ku butaka kigahanuka ku meza. Iyo niyo dezaruma igoye. So ceceka ni ibintu bitoroshye. So ni ibyo ngibyo rero twihanganishije uyu mupasiteri n'abari hafi ye, inshuti n'abavandimwe bamuri hafi, bakomeze kumukomeza. N'abafana be nabonye hari uburyo bwo kumuba hafi. Nimero nabonye iriho ya. Bakomeze bamutabare, utanga kabuji ka peteroli. Yabivuze ati unemere kwitwa amazina ashaka. Abantu bagiye kunyita ibyo bashaka. Abantu uzi icyo bishatse kuvuga? Nyine nakubwiye ngo kwa kwireyaruma hari ibyo yabaye nk'uvamo, abantu batangira kumubona ukundi. Kujya mu rukundo n'umugabo hari icyo bivuga, na bya biri nakubwiraga. Noneho nyuma y'ibyo amazina ya mbere ni umupfakazi, ni igishubaziko, ni ikivanzu, ni umuteramwaku, ni yewe bese arabyiteguye. Rero ni yindi ntuza arimo ariyaruma mu bundi buryo bwo kugira ngo abashe guhangana n'ibi. Bazanyita uko bashaka kandi koko ako nikajya kabura ku bantu gutyo bari muri confiance. Umuryango w'uriya mugabo se kurambura ati dore twari twarakubujije, twarakubwiye ko iwabo Mutesi atari shyashya, none uguri kumva ibyo bintu byose ntibibura pe. Ngahibaze noneho ukuntu agiye gupanga kwakira urupfu rw'umuntu yakundaga, gutegura ishyingurwa ry'umuntu yakundaga, kwakira urupfu rw'ubukwe bwapanzwe, kwakira amagambo abikurikiye. Urumva ibyo bintu byose mu muntu umwe arategura ishyingura, kujyayo cyangwa kuzana umurambo, arategura, arasibanganya imyiteguro y'ubukwe yari igeze kure, arasibanganya umuntu wari umaze kumurema mu undi muntu yongera mwikuremo, anasiba ajye no guhangana n'ibiravugwa hanze. Ko nzi neza ko benshi baravuga ko ari umuteye umwabo. Si byose baravuga isi bavuga ko ari umuteye umwabo. Niba uriya mugabo yari amaze igihe, uriya mugabo se we nta mugore yari afite,
nawe ngira ngo yari muri procedure imeze gutyo ya divorce ngira ngo ko nabyo ni ikibazo nyine. Aha ubwo none none umugore wa mbere wa Rusagara uzi ubwo tumesaje araha Mutesi waramushatse none tumuvuze twembi urabona ibyo ukoze gaho iyo management y'iyo situation ntabwo ari ikintu cyoroshye nawe yewe we waramushutse none dore abiguyemo ni byinshi isi iravuga byinshi niba yarasangana umugabo nako niba uriya mugabo yari afite umugore Rusagara ndumva statiye nawe yarabayeho Mariye ndumva na procedure ya divorce yari itararangira ngaho yewe ni birefu niba ntari kwibeshya ni birefu ariko urumva ariko uretse ubwo muri make Mutesi yaragiye gushakana n'umugabo yambuye undi mugore none ko atategereje divorce oya none batagira niba Rusagara atagiraga divorce yakundanye na Mutesi akibarwaye bicaga isezerano Rusagara afitanye n'uwo mugore wundi ibyo nabyo ubwo biramuzaho byari bitaragenze neza gutise kuri uwo mugore wundi no kujya mu rukundo mukageraho umupanga ubukwe ku mugabo ufite undi mugore bibare muri sociale society bibona gute ntabwo mvuga mu mategeko ntabwo mu mategeko ko wenda nta cyabaye niyo cyaba ni ntabwo cyaba tureba ariko kutangira iyo nzira ikagera kuri finale ku muntu usanganwe irindi sezerano ariko rishobora kuba ririmo ibibazo yes mudefande ngenda avuga ibyo society iravuga ntabwo yose arapfa kwikira nibyo agomba kuba yiteguye kubisubiza agomba kuba yiteguye kubisubiza n'umusubiriza uragira ngo uratuma yiyumvamo ko yasubije n'abandi kandi barahari benshi bagomba kubibaza ibyo nabyo agomba kwitegura ibisubizo byayo niyo mpamvu yavuze ati banyita icyo bashaka ni byinshi pe ni byinshi kabisa oya agaho kari ku wundi karahandurika turimo turabivuga situation igoye si ibyo gusa nabonye muri iki cyumweru ku mbuga nkoranyambaga nabonye umuriro warongeye kwaka hagati ya Ndimbati na Firidausi ndabyita ko umuriro watse ko Ndimbati yavuze ko Firidausi ibyo akora ari nko gushaka kumwongera kumusenyera cyangwa kumusenyera urugo ariko kandi Firidausi nawe aza avuga ko Ndimbati amutera ubwoba ndetse anagaragaza ko yiyise andi mazina ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo ajye amutera ubwoba byisumbuyeho ngira ngo barabibonye amaterme yagiye akoresha avuga ko uyu Ndimbati yiyise igikeri honest akajya yandika ama comment ku biganiro yakoze ni saga nabonye ni nari kwenda yavamo andi masomo yaba ibyo kuba ko Ndimbati adatanga indezo yirengagije inshingano yaba bya Firidausi uvuga uti ibyo nkora byose ati ikintu cyose nagikora mu izina ry'abana banjye Firidausi nawe ubona ko wiyemeje pe byose ngira ngo ibyinshi narabigusharinze hari ibyo wabonye nkamubwire rero byose ni SABIN byose ni YouTube aho niho harimo ibisubizo iyo YouTube itabaho iyo SABIN atabaho ibi nta byose ba Firidausi muri kino gihugu umubare wabo bandimbatuza umubare wabo Ndimbati yabaye sample na Firidausi bandimbati mu Rwanda barenga 5,000 ba Firidausi bo barenga nka 15 15 oya kandi buri mwaka tugira 20,20 urumva kuntu nari mbapfobeje umubare nari ngupfobeje ku mwaka aba hari bandimbati 5,000 na ba Firidausi 15,000 ariko ntabwo bose tubabona muri video none si yo YouTube itabaho abatajya kuri YouTube ntabwo basaba indezo bakazibona cyangwa bakazibura impamvu nkubwira ngo impamvu mpera kuri SABIN nuko SABIN watumye iyi kesi ijya mu itangazamakuru
fata abandimbati buzuye hano buzuye mu Rwanda ufate ba Firidausi buzuye bari nibo bageze mu itangazamakuru bonyine hanyuma Sabe abageza mu itangazamakuru birabaryohana babyumva birarangiye impamvu nkubwira ko ari YouTube baraje babanje kwikora ntuza bati babana bari ku myicundo iyo YouTube itabaho ntabwo nibyo ushobora gusanga sinavuga ngo kira donc ibibazo byose tubaza iminsi tubivuga abantu banabyitegura aho kugira ngo abantu ba Lorange Sare yogerezwe mu muryango irajya kuri YouTube kuko nyine umu YouTuber nta nkuru privé akigira nta nkuru y'umuryango akigira byose ahita azana kubera iki indezo ejo bundi ati yamwisimbwa akazi umukobwa ntuza yavuze ko na nyina wa Ndimbati nawe abirimo uri Ndimbati nawe arahita akora ikiri kiganiro cyo gusubiza Firidausi dore muri uru ikibazo ni ikibazo barasi ntabwo sinzi ko ntuzongeye no kukimbazaho ira dossier yabariye abantu nayibayemo nayivuzeho inshuro nyinshi batangira gufata Ndimbati intera imetero akubita y'amezi avayo baraza baratwiyereka tuvuga ibintu byagiye mu buryo ukuntu bahindukanye niba baba bahindukanye barapfa iki commentaire zo kuri YouTube ngo yisi izina ngo riba ari rucekeri gikeri Theogene barabyumva none se iyo batagira channels gikeri yari kujya yari kuvukira he gikeri yari kubande yari kujya mutumaho akamwandikira bagasubizayo ariko kubera ko byabaye viazi byabaye chips byakugora gutandukanya inkuru nyankuru n'itariyo kubera ko nibyabaga bifite izindi nzira bicamo bigakemuka niho byagiye ubu dusigaje kuzabona channel ivuga VUP urutonde rwa VUP rugakorerwa hano gitifati nafasha abagaba ndabihorera uwo bakuyemo nawe akajya kuri channel ati ngewe dije bipfu twapfuye ko yangiza ibi byose bigiye kubira ubwo rero urumva ibintu bigoye icyo wenda niba ari isomo kuvuga ngo abantu rudasumbwa niba yajyaga ambwira ngo muri Bibiliya ariko ntabwo umurongo ndawubona kambyita ibya rudasumbwa avuga ngo umuntu wakwambariye ubusa umuntu mwambaranye ubusa ntazakurarana ubusa ntazakurarana ubusa ntazakwambarana ubusa ntazicwe n'irungu vraiment Ndimbati abantu bari bamushimye kuri bari abana ashobora gutanga indezo cyangwa ntayitange kubera impamvu runaka ubushobozi cyo numvishe ngo nyine ngo abayirwa avuga inzu ye nibihakorerwa ibintu nk'ibyo Firidausi bivuga nta nubwo ratubwira igikuba cyaba cyaracitse nyuma ya cyagiye batwereka abana bari gukina mu myicungo twari twashimye tugize Imana leta irekuye Ndimbati nawe yarekurwa ntajye kwitura inabi Firidausi ariko noneho bombi umwe afite channel ye n'undi afitiye niba ibyo bari gutera amagambo bari gutera nayo niba afite ishingiro niba ari gushaka views byagora kubyakira kuko ntabwo abantu nyuma hatarashira umwaka bavuze ngo uriya mugore yibwiriye Ndimbati ati aho yaciye ntiyacu urwango ugomba kuntera indi nda none uyu munsi akaba ari Ndimbati se yaba yabaye ariko ntabwo bikemukira kuri channel abantu nibarebe Ndimbati bavuga ati ko niba ufite amafaranga aba bana wabahaye indezo pana kuri channel ko gutanga indezo ubundi se kubyara abana nibanga yese bazitera ahubwo banyina bakanga no kubabereka niba Ndimbati bari abana zirampanga bitwa ko arabe yarageze naho abafungirwa yaba afite izihe nyungu zo kubabeshaho nabise bakararusa ahubwo wibuke ko mbere uko bijya mu itangazamakuru bavugaga ngo uriya mugore yahataga yatugarikaga Ndimbati amwegizije inzu agomba kubamo amwegizije ayo agomba kumuha icyo nicyo kibazo no mu ngo zacu nta mugore watugarika umugabo amwe ngo tugomba kuba mu nzu kuri standard kirazira uretse ko tugarika uwo mutabana no mu rugo ntawe utugarika umugabo naraguha ibyo ashoboye arahaha ibijumba ahaye kawunga wimutegeka ko agomba guhaha mayoneze wimutegeka ko agomba kugura inkoko n'amafi kuki tugarika umugabo mutabana no mu ngo zisanzwe nta mugore utugarika umugabo birivangamo na channel rero biragira umuryango udafite base
bigakubitira no kuri no kuri channel no gushaka views Ku Karubanda. byose birajya hanze uragera aho uvuga ibyo nyoko uko yavuze zabandora ntabwo ndi bubitindeho cyane nagira ngo duheho komenti isomo cy'abantu bakwiye gusigarana uko abantu nibagende bicare bamenye ngo ndimbati kuki adatanga indezo cyangwa se arayitanga ikagawa bamenye ngo Firdausi kuki agaya indezo cyangwa bari abana bahe ndimbati ntabwo uriya mugore ntabwo ari innocent muri aya madosi Firdausi ari Firdausi ari ndimbati ari Sabe abo bose harimo bose barabicanze ariko views iriza mbere amafaranga noneho rimwe na rimwe amakuru ariyo atariyo ariko yose atagombaga kujya niroko ya famiye ibintu byo muri famiye birangira muri famiye ariko banyimye indezo ubu none umwana wanjye azacinga cyane ngo papa yanyishire Minerva aratinze bampaye umugabane mutoya bamitiyemo ishuri ntashaka Mungu wa Karegeya yavuze byose bamitiyemo ishuri ntashaka niko bantangije primaire ntabishaka bantegetse gukina basket nshaka foot bantu batandukanye ibibazo business ya YouTube igomba gukora ifite objectif ariko ntabwo igomba kuvanga umuryango bari abana bicara bavugwaho twabuze barimo barakura papa ntanguzanya nguzajyo papa ntandeza atanga papa yafunzwe amezi 7 azira twebwe mama bamusanze ku muhanda papa ateye inda mama adafite atujuje imyaka nyogokuru yabwiye ubwo mu bana se nabahe uri kugira ibintu byose babishyize ku Karubanda bari kuba victime kabisa ntabyo bazi finero mahagobye guhaguruka za karado n'indi miryango ivuganira abana uko ushyira umuryango hanze urica avenir y'abana iyawe yo yararangiye ubu ngiye pro mama ntabwo ndi kure nta avenir mfite avenir ni y'abana banjye ntabwo rero nagombye gukina muri represa yanjye nangiza avenir y'abana banjye katurekera naho reka turekeraho dushimire mwese muba mwabanye natwe gatanu ku kandi mukarangiza ikiganiro dushimire Urban by City Blue Urban Hotel hano mu Kiyovu nabonye umuntu umwe yaduhaye ubuhamya ati uko muhavuga raje nshaka Urban by City mwizerwa yes nibyo ariko nibyo cyane ko hari amakaro ya Ikaro Plaza hakaba za marble zo mu Bushinwa kwa Manuel kandi ubona ko niriya modoka abashoferi babo bose bize kwa Clement ntabwo imodoka zabo zicumba ziba zanyweye ya mavuta X1R ya Vekatu Green Tech ibyo rero urumva ko ni umuryango mugari n'uguhuza